agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusujeho dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Uruhare rw'ababyeyi mu burere bw'abana babo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nyamara iyo bigeze ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere usanga bikigora abatari bake. Ibyo kwigisha abana imyororokere kubera harimo n'abasore byanteraga ipfunwe. Simbone igihe cyo kuganira nabo cyane. Abo babyeyi turabumva ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Ariko se kandi ababyeyi baherehe bigisha abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Umubyeyi ashobora gutangira kuganiriza umwana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no ku myaka 3. Uwo ni Dr. Anisette Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Nawe tugiye kubana muri iki kiganiro. Ngiye kiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho. Nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima, nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku ruhare rw'ababyeyi mu kwigisha abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe wajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Raison des Femmes. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ese kuki ababyeyi bakigorwa no kwigisha abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Kutabikora se bigira izihe ngaruka? Reka twumva aba babyeyi ndetse n'abana twaganiriye. Umwana wanje w'umukobwa yabyari muto muri bakuru be, kuko yabyariye imyaka 13 y'amavuko. Kubera ko ikiganiro c'ububyeyi ari ntaco, ibyo kwigisha abana imyororokere kubera harimo n'abasore byanteraga ipfunwe. Nakunda kugera mu rugo nka saa 11 simbone igihe cyo kuganira nabo cyane, ariko twagiye kubona ingaruka dusanga ibyo tutamubwiye mbere ari byo byamusoreyeho ahita twarinda. Natwaye ndamfite imyaka 16 kuba ku giti cyaje ntakamwenye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Ikidutera ipfunwe n'ubujiji nta kindi. Niba mwarimu ahangara akabyigisha abana 100, nje ndi umubyeyi kwigisha abana 4, 2, 3 kwari inyungu z'urugo rwanje, urumva se atari ubujiji. Ngewe rero ku giti cyanjye ibyo ntago ari ibintu bigoye kuba nabivuga, cyane ko n'aba bana tuvuga ko dutinya kubibabwira akenshi mu ishuri barabyiga, ahubwo aba ari uburyo bwo gushimangira ibyo bize mu mashuri. Ababyeyi rero bagifite umuco wo kuvuga ngo ntabwo babiganira, akenshi bituma umwana ajya kubibaza abandi batari ngombwa, bakabimwigisha mu buryo butari bwo. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Urabyumvise rero ibitekerezo by'ababyeyi n'abana twaganiriye. None se kuki uruhare rw'ababyeyi koko ari ingenzi mu bijyanye no kwigisha abana babo ubuzima bw'imyororokere? Ariko se kandi batangirire ku wuhe mwana? Reka twakire Dr. Anisette Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Nibyo koko gutanga amakuru ni ikintu cy'ingenzi cya mbere, kandi burya tuzi ko amakuru ashobora kubonerwa wenda tunyuze ahantu hatatu. Ahambere ni mu muryango umuntu avukamo, ariho hagaragara no kuna rwa ruhare rw'ababyeyi. Burya ababyeyi nibo bari mu bambere b'abana babo kugira ngo abigishe ibintu byose harimo n'iby'ubuzima bw'imyororokere. Ahandi ha kabiri navuga ko ni nk'ababyeyi ba kabiri aro dukunda kwita abarimu, baraba bari mu mashuri atandukanye, ndetse n'aba gatatu bakaba abantu biranwa n'umuntu nanca kuvuga urungano, aho umuntu akorera umurimo, aho umuntu yirirwa, aho biranwa bose na burya niho yavana amakuru yandi. Aronga ruke noneho cyane cyane kurare rw'ababyeyi bafite no inshingano nyamukuru yo gutanga amakuru y'ubuzima bw'imyororokere kubo bareberera, no kuvuga abana babo. Nk'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere tuvuga ko ababyeyi buriya ari bo nkingi ya mwamba yo kuvanaho amakuru meza nyayo ku buzima bw'imyororokere, kubera ko burya umubyeyi n'umwana baba bafitanye igihango cy'amaraso. Dukunda kuvuga ngo bari amaraso ye aba ari uburabwe, ari nayo mpamvu ko aba afite inshingano zo kumubungabunga
ahangaha tukanemeza ko amakuru umubyeyi ahaye umwana aba ari amakuru adafitemo navuga ngo wenda se inyungu runaka, ahubwo inyungu ya mbere ari kugira ngo umwana nawe azakure neza, nawe azagere mu kigero cy'abantu bakuru. Ikindi cya kabiri ni uko buriya umubyeyi imbere y'umwana buriya aba afite umwanya ukomeye cyane. Abana ubundi bazi ko ababyeyi bazi ibintu byose, kandi umwana akaba azi ko umubyeyi ashoboye byose, ku buryo rero amakuru ahaye umwana yafata nk'ihame akayagenderaho akamuyobora. Iyo umubyeyi rero ahaye umwana amakuru nyayo, umwana ya makuru ayakoresha neza akamugira akamaro. Ariko tukagaya n'ababyeyi bashobora gutanga amakuru mabi, kuko iyo umubyeyi atanze amakuru mabi yangiza umwana akaba yamuroha mu rwobo. Ari nayo mpamvu rero tuvuga tuti rero ababyeyi bagomba gukangurirwa kuba ba mbere mu kuganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima muri rusange, ariko by'umwihariko kuza imyororokere. Amenye ko mbere y'imyaka 18 abakiri umwana abagomba kwitwararika, atangiza ubuzima bwe, kuko n'umubiri uba utarakura, burya gukwishura mu mibonano mpuzabitsina cyangwa mu bikorwa runaka byangiza n'umubiri we, kandi uba utarakura neza, uba utarisobanura neza. Noneho hajyaho nko kuba yakwandura nk'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, yatwara inda, ugasanga arononekaye, n'imyanya y'imyororokere irononekaye itaranakomera, kuko tuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umwana agatangira guhabwa amakuru hakiri kare kugira ngo tumutegure kuzagera muri bya byiciro by'ubukure koko afite amakuru ahagije. Nibyo rero ubigarutse ko buri mubyeyi afite uruhare rwo kuganiriza umwana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko hari ababyeyi bashobora kuba bibaza batese ndatangira kuwuhe mwana. Twavuga ko kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere ababyeyi bakwiye gutangira ku bana bafite ikihe kigero cy'imyaka. Buri umwana iyo akivuka, umwana agatangira kuvuga, agatangira kubaza utubazo, buriya kira n'icyo gihe nyacyo cyo gutangira gusobanurira umwana ibibazo bitandukanye n'iby'ubuzima bw'imyororokere. Abahanga bagaragaza ko umubyeyi ashobora gutangira kuganiriza umwana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no ku myaka 3, kuva ku myaka 3. Icyo gihe nk'abahanga bakavuga ati umwana w'imyaka 3 buriya abatangiye kumenya kuvuga neza, abatangiye gusobanura amagambo. Nacyo gituma usanga umwana wo ku myaka 3 atangira kujya no muri amashuri y'incuke, akajya kwiga burya nuko abatangiye kubaho ku cy'umubwe yagifata. Aha rero niho umubyeyi akangurirwa ko hariya yajya asubiza umwana nk'akabaza mubajije. Nayo mwaje ate wenda iki niki, wenda bamubaza nk'igitsina cye, ntamubeshye ngo nakanyoni, ahubwo akamubwira ko ari igitsina cye, ndetse akamubwira n'imirimo kizakora, agafungira aho ntasobanuye byinshi, ariko akamusubiza ikibazo mubajije. Ko umwana ugeze mu myaka 7, wa mwana utangiye amashuri abanza, we abatangiye no gusobanukirwa neza no gutekereza, ku buryo ushobora no kujya umusobanurira noneho n'imikorere y'umubiri we, ndetse nuko agomba kurinda umubiri we, kuko abafite amakuru ashobora kwitwara neza bitewe n'amakuru wamuhaye. Aha rero bakavuga ko noneho umwana uri ugeze mu kigero cy'imyaka 10 kuzamura, wabageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, gusobanurira umuntu mukuru, kuko buriya iyo utinze no kumuha amakuru yose, hari igihe usanga yaraguciye muri humye, ugasanga atangiye gukora imibonano mpuzabitsina, wowe wagira ngo aracyari umwana muto, kandi ahubwo yarageze mu gihe wenda cyo kugenda mu rungano rw'abandi, akaba yakora ibyo abandi bakora. Ni ngombwa rero guha umwana amakuru hakiri kare, kugira ngo ari amakuru ayazamukane, azamugira akamaro mu byiciro byose by'imikurire uriya mwana azagenda anyuramo. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Turi kuganira ku ruhare rw'ababyeyi mu kwigisha abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nkwibutse ko wifuza amakuru arambuye kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Wabyumvise rero ko uruhare rw'ababyeyi ari ingenzi mu kwigisha abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. None se ababyeyi bavuga ko nabo nta makuru ahagije kuri byo. Impuguke mu buzima bw'imyororokere Dr. Anisette Nzabonimpa abivugaho iki? Buriya umubyeyi nta rwitwazo yagombye kugira imbere y'umwana. Tuzi ko bana mbere y'uko amashuri azanwa n'iterambere, kera habaga amashuri asanzwe, abantu bagira mu rungano, mukajya mu itorero, noneho bakigishwa n'ababyeyi babo. Aha rero icyo gituma rero tuvuga ko no kw'iki gihe ko buriya nta rwitwazo umubyeyi agombye kuvuga, avuga ati nta mfashanyigisho nanjye mfite, kuko buri mfashanyigisho ya mbere ku mubyeyi
ni amakuru yavanye nawe muri kiriya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu yanyuzemo, kuko ibizazane yanyuzemo ni burya nabyo birigisha uko yanyuze muri kiriya kigero, uko yacyitwayemo, bikagera igihe habaye umubyeyi w'uyu munsi, nibyo agomba gusobanurira abana be nabo kugira ngo bazitware neza muri cya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu cyangwa mu mikurire yabo, kuko buriya kwigisha neza si ukwigisha umuntu aho umuntu ubumenyi gusa, ahubwo ni ukumuha ingero burya zigisha kurusha uko wabwira umuntu amagambo gusa, kuko burya turanavuga no mu Kinyarwanda ngo tugomba kuva mu magambo tukajya mu bikorwa. Ubwiye umwana ati uzifate, ntuzashake wenda gutwara inda ukiri muto igutunguye, ukamuha n'ingero ukamwereka wenda n'umuntu byigeze kubaho, wenda akabona n'ibizazane byamubayeho n'ukuntu ubuzima bwe bwahononekariye, ndetse ubwo niba n'umubyeyi nawe yanyuze mu ibyo bihe nawe akagira ikizazane ahura nacyo, kikaba urugero rwo kukiganiriza umwana kugira umwana we kabone ko ko bibaho, noneho ko wenda byabaye no ku mubyeyi we abyirinde kurushaho. Ariko niba ari n'ingero nziza nazo umubyeyi yanyuzemo akitwara neza, ntakomereke, ntahungabane, nazo akazisangiza abana be, akababwira ati wenda nitwaraga gutya bigatuma wenda bigenda gutya, noneho izo ngero zikigisha kurusha kuvuga amagambo gusa. Ariko tukongeraho n'ingero noneho zifatika, ingero zifatika umubyeyi agomba guha umwana ingero zifatika. Hano uvuga ngo aho dutuye, ku midugudu dutuyeho, haba hari nk'abantu wenda bagerageje kwitwara neza, abakobwa n'abasore bakavuka bagakura bakazagera igihe cyo gushyingirwa badaciye mu bihe bigoranye by'ibizazane, bakarwana byo bakabitsinda. Izo ngero bakaziha abana kugira ngo abana ko bazirebereho. Ariko hari n'izindi ngero ziba zigaragaza wenda nk'abantu bahuye n'ibibazo batewe wenda n'imyitwarire idahwitse, bikangiza ubuzima bwabo bw'imyororokere, abatwaye inda se ari abangavu, se nk'abasore babyaye abana bakiri bato, ugasanga umuntu aba umubyeyi nawe akiri umwana, ugasanga wenda biramubangamiye wenda nko mu kwiga neza, mu gukora ibyo agomba gukora, ugasanga biramudindije. Ibi byose bikaba ingero tugomba guha abana kugira ngo koko babone ko iyo habaye ikibazo runaka gishobora wenda no kudindiza umuntu gutya, noneho ko wa mwana akabona ko atari imikino, ahubwo ibyo tumubwira ari ukuri, ko atari no kumubeshya, noneho bigatuma ko nawe avuga ati ntazamera nka runaka, cyangwa atereka nkore neza kugira ngo nzamere nka runaka. Ibyo byose akabigenderaho bikamufasha mu mikurire ye ya buri munsi. Arakoze cyane Dr. Anicet Nzabonimpa twabanye muri iki kiganiro. Wabyumvise ko ababyeyi bafite uruhare rukomeye mu gufasha abana babo kugira imyitwarire myiza ishingiye ku buzima bw'imyororokere. Wanabyumvise kandi ko bidasaba kuba impuguke mu buzima bw'imyororokere kugira ngo umubyeyi ashobore kugira ibyo aganiriza umwana we bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yanakwifashisha ingero z'ubuzima bwe yaciyemo cyangwa se abaturanyi be. Umwana w'imyaka 3 kandi wumvise ko ushobora gutangira kumuganiriza ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Mbere yo gusoza, reka nkwibutse ko wifuza amakuru arambuye kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango wa Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi, njye kiguteguriye nkabana nakikugejejeho. Nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugira ubuzima buzima. Ikiganiro hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntaga cyica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.